nkora massage ku bagore nkaba n'umupfubuzi. Ukora massage nkaba n'umupfubuzi. Jesus Christ. Bro, come on. Yeah. Repeat again. Ukora massage ku bagore nkaba n'umupfubuzi. Come on. Sambaye ikanzu y'abayisilamu bro, ibyo bintu idini ya Islam irabyemera. Wemera gushaka abagore ushaka apfa kubasha kubatunga. Ariko utari umupfubuzi. Ariko ntago gupfubura muri Bibiliya bibujijwe nta nubwo muri Korani bibujijwe. Gupfubura muri Bibiliya ibibujijwe no muri Korani bibujijwe. Tutangiye kudutsindisha imirongo ibyanditswe. Yego. Nta hantu muri Bibiliya byanditse ko muri Korani ko gupfubura hari icyaha. Ariko gusambana ni icyaha. Gusambana sinzi icyo bita icyaha aricyo. Gusambana igihe wafashe umuntu atabishaka ariko umujye mwabyumvikana nta gusambana kurimo. Nese muri wenda genze Bibiliya ko niyo nsoma ndo umukristo ariko nkayo mu Muslima ngiye muri Bibiliya nzi ko mu mategeko 10 Imana yahaye Mose harimo ngo nugasambane nukifuza umugore wa mugenzi wawe. Ibyo byose ni bizira. Uburenganzira subahabwa nande? Wowe burenganzira bwo kuvanga umugore no wawe mbuhabwa n'Imana nkagenda ngasezerana nawe. Hari Imana baba barigeze ubona se mu gihe wagiye ku murenge cyangwa n'abana b'abantu? Bro, wabwaje witwa wabwiye witwa nde wae? Mbaga Olivier. Olivier? Uri umupfubuzi ugakorana massage ku bagore kongereho. Abagabo na wapi? Abagabo ntaga ibyo bintu bindi. Nisi ufite ahantu ukorera man ufite office? Yego. Ukorera hese? Sonatube. Ufite office? Kabisa. N'imitaho ubwo n'amavuta ku bagore. Okay, so nisi Olivier gute umuntu nisi man undi gupfubura bro reka okay wenda ari abana baba badukurikiye reka wenda boroteke kubijya in deep sibyo ariko nifite ikibazo cy'amatsiko gundi nta kibazo wabaza urumva ngiye ntago nyine bwo bwa mbere ngiye mwe n'umupfubuzi nyine urumva ariko reka tubyibone ntago ari cyo kintu cyatuzanye umuzi nese ko umuntu ukora ko kazi abura umukunzi man. So hari igihe usanga abantu bose like ko urumva nk'aba n'abakobwa rero ntago ndumva by the way nta na type yangiye muko ndabona bose nta no muri abigerageza kuko urumva bigerageje agapfuba nabanje nk'igisubizo kandi urumva nese ushaka umuntu pfubu cyangwa ushaka umukunzi man hari abakiriya bro ase man Olivier okay man let's be serious sibyo man tubwize ukora akazi ukora bro sibyo ngiye man ngiye biriseri ngiye uri kuca ngiye nkuko nabikubwiye n'ubundi ntago neze guhindura igisubizo cyaguhakana umurimo wanjye ku bagore bashaka ka massage ni gahunda urumva hari n'ukuntu ufite umugabo utabinoza neza naje nk'igisubizo none se brother okay none ibyo ubihuriza he no gushaka umukunzi so rero ukuntu bihuza by the way ngiye mba numva ukuntu wabihuza urana hari ukuntu tubona abantu bose kubona wapi mubu musanzwe muziranye none se umukunzi wawe uzajya umukorera ibyo ubwo bufindo cyane umukunzi kangowe nk'urugero nk'umugabo witwaga Temarigwe yararyaga nyine mu marushanwa akarya ibiryo byinshi ariko akakubwira ati ngo mu rugo arya nk'ibisanzwe nk'umugabo akicara agasangira n'abana bisanzwe nise wenda upfubura abo bagore nise n'umukunzi wawe uzajya umukorera utwo tumaniyeri so kugira ngo azajye gushaka undi mugabo ku ruhande umunoza agomba kuza asanga utumanyeri noze ako wenda ntabwo uzabishyira ku yindi level man uratuma abakobwa banjye bati oya mushyira kuri level nabashe ko yakiyakira egera hano kuki wapopinze ballon ni mugufinya afite n'imyaka mike niyo mpamvu na popinze ballon yanjye cyo kuba tuzakora hakiri ntwaye ntacyo byabigutwara uyu mukobwa aza kuba gifite ballon yaba type yawe shange nkunda umukobwa ukunda kubikora kuruta uko yakunda igihugu ugomba nyine gukunda umuryango so umukobwa ukunda umuryango kuko agomba kuba abashije kuba yashimisha umugabo wenda icyo ndumva cyujuje ariko ikindi kintu nkunda ko gasa n'abanyasenegal umukobwa usa n'umunyasenegal bari black cyane black yagiye kuba inzobe cyane nanone washatse kunyutsa amarayika mu ijuru kandi sinyandote. I'm not judging. Why not? Ntago mbitinda.
it's okay ntabwo namukunze nawe ntiyankunze bam Yeah. it's okay Okay. Kuki popinze ballon? akazi akora Akazi akora? gupfubura wapi n'imyaka afite ni mutoya n'ibyo binakora ntabwo bikwiriye n'imyaka afite rwose Uriya nk'umuntu ushaka kumugira inama. nazimugira Zihe. wenda ntabwo dutekereza kimwe na nubwo twumva ibintu kimwe gusa bibaye byiza gupfubura uracyari mutoya pe ntabwo ibyo bintu byari ngombwa komeza ucuruza ibyo wavuze ucuruza imiti na massage ni byiza ariko gupfura si ntabwo ari ibyo ntabwo bikubereye pe Urize? Yeah. Bambwira iki? So nk'uko nyine wenda nanjye mwanyereka nkamaza akabazo gatoya mu buzima busanzwe ukora iki uracuruza rero nk'uko nawe ucuruza ariko akazi kawe bakuziho nanjye ako niko banziho rero ugomba kwishimira umurimo ukora ikindi wenda nanjye impamvu nta nkunda size yawe ntabwo inzobe ari modo nkunda ikindi wenda nakamaneke cyane mbona mu gitanda bamvuniye igitanda Yanike se akuvuniye igitanda? kuko urumva imisumari ku yindi ibindi bintu byingiza Ngo imisumari ku yindi hari ikintu byangiza Bro. Kuki popinze ballon? Amazina yanjye ni Francine biteye ubwoba akazi akora biteye ubwoba kandi ikindi ni mugufinya Ese ubundi akazi akora n'ubwa mbere ukumve? gupfura bro biteye ubwoba Ese ubundi nyine hari abandi bantu uzi bakora ako kazi? ca amaso ku maso nabo ndabumva uyu niwe wa mbere mbonye kandi nabivuga bihagazeho Brother mukubwiza ko akifite ballon yakora ari choice yawe. ya wenda yaragerageje ko wenda nigikara ariko wenda ikindi ngewe ntabwo nkunda abantu bongera imiringa ku mibiri yabo so rero yazagerageza ubutaha yazabona we Okay. Kuki popinze ballon? amazina yanjye ndika Charline nkimubona nabona ko ari mutoya n'imyaka yavuze narumvisha ari mikeya ariko njye ndashaka kumwibariza akabazo k'amatsiko Okay. nshaka kumubaza umukunzi ashaka ni uwo kugira umugore cyangwa ni uwo kwiryohereza shaka ikibazo cyawe cyari cyiza ariko kubera ko utari choice nta mpamvu zo kubwira ibyifuzo byanjye wari ugerageje ikindi wenda impamvu nanjye ntagukunda ufite mu maso habyibushye cyane kandi ntawe ushaka kubyara bitama mwana Kuki popinze ballon? njye numiwe first of all mupfubuzi kizi kabisa ntabwo bikubira nyine tu urumva nawe nagaze icyo ashaka kuzana ngo gupfubura ibiki n'ibiki deni uje gushaka umuntu mukundana what the heck wapi ku bijyanye n'akazi ukora cyangwa se ibyo bindi wavuze I don't give a shit ariko ntabwo byari ngombwa ngo tubimenye kandi wambajije icyo nkora ntabwo uri kubyara njye ntabwo nabikubajije mwambajije icyo nkora nta kibazo ngo wabajijwe na bagenzi banjye not me excuse you wenda nawe reka ngusubize tutaniwe tujya kure reka ngusubize tutiriwe tujya kure so man ntabwo buriya imana yaturemye dufite umubiri sibyo mwiza cyane umubiri mwiza cyane rero kujya gushakira ubwiza mu nyongera z'amakaramu ntabwo byari sawa rero so uko utankunze nanjye azi ko nagukunze bibaye no kuvuga ngo ngiye gukundana nawe kugira ngo nawe namutinganye thank you Kuki popinze ballon? Kubera iki popinze ballon? njyewe mpamvu napopinze baroni umuhungu ntabwo ari seriye pe ase nkubaze akazi kamufite ababyeyi ya yesu we uteye ubwoba no kuri kw'imana
none se reka nkubaze nk'iyo ababyeyi bawe babonye ako kazi ukora nyine barakwishimira kumva nta kibazo bafite. reka ngusubize nk'uko uzi ko umwarimu abyuka akajya ku kazi agahembwa akinjiza agatunga umuryango nawe urabyuka ukajya gupfubura. nk'uko nawe ubyuka ukajya gushaka amafaranga no gushaka umukunzi. bumva yaje byari kwemeza gute yabaza kuba gifite ballon yaza kuba ayifite byari kuba bisawundinga neza agafite amabere manini. Olivier wakoze kuza brother kandi Imana iguhe umugisha sibyo. Asante sana, arakoze cyane big man Olivier. Paul Ballon Magic Match Rwanda wegawe ibintu ntabwo byari byoroshye. Wibaze ko umukobwa umwe ari wabonye match sha kandi sinagize abasore babi. Nisu byatewe n'iki? Sinagize abasore babi. biyemeraga Yego ntabwo zari sezi zanjye nyine nta kirimo. yes abasore banjye ko bari biza byagenze nanjye ntabwo basayizi zanjye. nta kintu twafashemo. ntabwo bari seriye ntabwo bari seriye ni ukuri pe. ntabwo bari seriye baze ngo ndapfubura utamujye banza babaze akazi bakora pe mbere yo kuza gukina n'abakobwa baje bimakiye gutya bambaye gutya baje gushaka abakunzi kazi kawe ngo urapfubura seriously.